bwenge wo kuri uyu munsi, aho tugiye gukomeza n'igice cya kabiri kigaruka kuri horoscope. Twari tumaze kubabwira rero ikizwe nka zodiac, aho umuntu ashobora kuba yamenya ibice aherereyemo bitewe n'umunsi yavutse ndetse n'igihe yavukiye n'ibimenyetso bishobora kumugeraho. Ariko uyu munsi tugiye kureba ibice 12 bya zodiac signs byerekana abantu na horoscope zabo. Igice cya mbere n'abantu bitwa Aries. Aba ni abantu bavutse hagati y'itariki 21 Werurwe kugera tariki 19 Mata. Ikimenyetso cyabo kikaba ari igihanga cy'imfizi y'intama iboshye amahembe cyangwa se n'utundi tumenyetso biteye kimwe. Twibukiranye ko ikimenyetso cy'inyamaswa ya buri zodiac giterwa n'uburyo inyenyeri zipanze mu kirere. Kuvuga ko aba Aries bo bavutse inyenyeri zikoze iki kimenyetso cy'imfizi. Hari kandi Taurus. Aba bavutse hagati y'itariki 20 Mata na 20 Gicurasi. Ikimenyetso cyabo kikaba ari igihanga cy'inka n'utundi tumenyetso biteye kimwe. Hari kandi abo bitwa Gemini. Gemini aba nabavutse hagati y'itariki 21 Gicurasi kugeza 20 Kamena. Ikimenyetso cyabo kikaba ari isura y'umuntu ifatiwe ku ruhande, ikizwe nka profile. Hanyuma hari kandi abazwi ku izina rya Cancer. Aba bavutse tariki 21 Kamena kugeza 22 Nyakanga. Aba nabo ikimenyetso cyabo ni agasimba ko mu mazi kitwa crab. Hakaba aba Leo ni abantu bavutse hagati y'itariki 23 Nyakanga kugeza 22 Kanama. Nabo ikimenyetso cyabo ni igihanga cy'intare. Hari kandi Virgo. Aba bavutse hagati y'itariki 23 Kanama kugeza 22 Nzeri. Nabo bakoresha ikimenyetso cy'isura y'umuntu w'umukobwa ufite imisatsi miremire ifatiwe ku ruhande. Hari kandi Libra. Aba nabo bavutse guhera tariki 23 Nzeri kugeza 22 Ukwakira, bagakoresha ikimenyetso cy'umunzani. Hari kandi Scorpio. Ni abavutse guhera tariki 23 Ukwakira kugeza 21 Ugushyingo, bakoresha ikimenyetso cy'agasimba ka Scorpio. Hari kandi Sagittarius. Ni abantu bavutse kuva itariki 22 Ugushyingo kugeza 21 Ukuboza, bagakoresha ikimenyetso cy'umuheto n'umwambi. Hari kandi Capricorn. Ni abavutse itariki 22 Ukuboza kugeza 13 Mutarama. Nabo bakoresha ikimenyetso cy'isekurume n'utundi tuntu tumeze nkayo. Hari kandi Aquarius. Aba nabo bavutse guhera itariki 20 Mutarama kugeza 18 Gashyantare, bakaba bakoresha ikimenyetso cy'igikombe kiri kumena amazi. Tugasoreza ku bitwa Pisces cyangwa se Poisson. Ni abantu bavutse hagati y'itariki 19 Gashyantare kugeza 20 Werurwe, bakoresha ikimenyetso cy'amafi. Buri kimenyetso rero buri muntu aba yaravutse agafata. Aba bahanga basobanura ko bashobora kureba mu nyenyeri bakamenya ngo umuntu azahura n'ibi cyangwa se afite imyitwarire runaka bitewe n'igihe yavukiye. Uko niko rero ibimenyetso bya astrology bikurikirana ndetse bigapangwa ku murongo bikurikiranye nk'imibumbe igaragiye izuba. Buri minsi 30 hari uburyo mu kirere bihinduka, ari naho bahera bareba ibizaba ku bantu bari muri ibyo bimenyetso uko ari 12 kugira ngo buri wese agire igihe runaka cye. Hakorwa rero ikarita igaragaza uko ibimenyetso bikurikirana n'icyo bita antenne natale. Ibi ni uburyo hakorwa ikarita igaragaza uko imibumbe ihagaze ndetse ikurikirana mu kirere ukivuka. Ni ikarita rero gusobanura aha umwastrologue yamenya ese uri muntu ki, uzahura n'ibiki mu buzima bwawe ndetse n'uburyo uzahangana n'ibizakubaho mu buzima buri imbere. Uko rero niko abantu bizerera mu myemerere ya horoscope bavuga ko ariko bamenya ubuzima bwabo, ndetse bamwe banavuga ko ibingibi koko bibabaho. Uzi igihe wavukiye neza, isaha n'umunsi n'isegonda, umwastrologue ashobora kugufasha kumenya ibizaba mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ngiri iyobera rya horoscope.